Telefoni, leo tembea na telefoni au gisi unapenda? Na portemone ni kutembea nayo. Portemone Hata franga, uko na franga yako. Tembea hapo tena kichwa. Hakuna mtu. Wewe basoda yetu. Hawezi kukunyang'anya, hawezi kupiga. Kama uko na shida, umuita atakusaidia. Bavuga ngo muri Kongo haba intambara. Ndamwinginga ntiwambabare ukanjyana muri abo bantu. Ananyemeza uburyo agomba kunjyana. Yewe waza no kunjyana tugeze ku mupaka hari umugabo bitaga Safari wabaga wajyaga akunda kuza muri urwo rugo cyane wari inshuti yabo. Ambonye nkubise amaso ese ubundi bwabo banyamurenge bitirira abanyarwanda kuki bo bataba barundi. Kuki bataba barundi. Kuki bataba barundi. Kuki bataba barundi. Bakumva yuko baba abanyarwanda. Ese ubundi niba baravutse muri icyo gihugu imyaka bamaze muri icyo gihugu kuki bumva yuko abo bantu bagomba gucibwa. Ese ubundi bo niba ari abantu bazima batekereza izo nama zabo bakora barumva yuko abo bantu bagomba kujya hehe. Rero reka nkubwire Nepo ngiye Imana ize no kumfasha sinze no kuvuga nabe muri iki kiganiro kuko buriya ntekeza ko nta kintu tutabonye. Urumva nta mikino iraho iyo umuntu akubwiye ati nzakwica yego iyo umuntu akubwiye ati ngewe nzakugendaho ngira ngo jenoside yakorewe abatutsi twamaze kubona yuko nta mikino ihari uri kumva ntabwo rero ngewe nzi kuri iyi saha urumva abanyamurenge abatutsi bo muri Kongo abo bitwa abatutsi urumva umunsi mwamenye ubwenge bwo gufata intwaro zimwe mu rwanisha baje kubatera mukongeraho amagambo gakomeye cyane muzabana neza nimugabanye ibintu byo kwiyitirira inka murya ikijumba mu gisomeza amata mukomera intoki ntago muri insina zo guhora mutemwaho igitoki cyo kwengamo umutobe urumva ibi bintu birakabije. Tshisekedi rero yatangaje ko ngo ari kwisuganya neza ngo kugira ngo atere u Rwanda. Yewe nabanza rwane n'indaye n'amatama ye. Bari abantu bamaze igihe kinini cyane. Bura ntibamaze nk'imyaka 20. Yego. Irimo buriya. Irashoboka. Njya nibuka neza kera mfite nk'imyaka 16 gutyo ijya gushika muri 17. Niyeze gushaka kujya mu gisirikare ahantu nabaga rero nkavuga ngo ndashaka kujya kuba umusirikare kuko bura ni nacyo kintu nakuze numva ngomba kuba. Numvaga nkunze igisirikare cyane. Yego. Noneho ahantu nabaga umudamu aha yarafite musaza w'umusirikare arambwira turacyari umwana ati byihorere urumva tumaho umusaza warambwira ati uzagira ntago tukiri urabona u Rwanda na amahoro igisirikare urakinjira he nabandi barimo kukivamo nza kugira Imana rero kubera bari baravuye muri Kongo haza kuza abantu baje kubasura bavuga ngo muri Kongo haba intambara ndamwinginga ntiwambabare ukanjyana muri abo bantu nshaka kujya muri bari abanyamurenge nyine ananyemeza uburyo agomba kunjyana yewe waza no kunjyana tugeze ku mupaka hari umugabo bitaga Safari wabaga wajyaga akunda kuza muri urwo rugo cyane wari inshuti yabo. Ambonye nkubise amaso tugasubira inyuma. Yego. Ariko nanjye rwose ndumva bimaze igihe kinini cyane ariko ni ibintu biba bibabaje cyane kuba umuntu akubwira ati ngiyewe ndimo ndashaka amahoro ndimo ndashaka igihugu cyanjye ndimo ndashaka kubaho mu gihugu cyanjye nta kindi kintu agambiriye nta kindi kintu agambira ari ukuvuga ati ndashaka nanjye ahomba. Ese ubundi buriya hari ikintu mba ndi kwibaza buriya reka nkubwire Nepo nta munsi n'umwe nta n'igihe na kimwe muzigera mubona umuzungu ashobora kuvuga ati reka njye kunga aba banyafurika ntibibaho kuko ibi byose nibo babikoze. Ibi byose ni ingaruka z'uko abazungu batwinjiyemo. Ni nayo mpamvu rero kugira ngo uzabone umuzungu yakubwiye ngo ngewe ngiye guterana fata igihe cyanjye nungu abanyafurika bameranye nabi icyo gihe ntikizigera kibaho. Ntabwo kizigera kibaho n'umunsi warimo. Yego. Ngiye nibyo njya mbwira abantu ngo ntukabone umuzungu aza kukwigisha icyongereza ari ururimi rwe gakondo ngo utekereze ngo nuko ari impuhwe nuko atekereza ko umwana w'umunsi yaje muri Afurika nibwo azayobora kuruta iwabo.
kuko iyo ageze muri Afurika nibwo aba umwami kuruta iwabo, nibwo ahabwa agaciro kuruta iwabo, nibwo aba uwo ari we kuruta iwabo. Urumva rero kuvuga ngo abazungu ngo hari igihe kizagera bicare babone ko ibi bintu bikwiye, aba bantu bakwiye kwiyunga, aba bantu bakwiye kubana. Ese ubundi bwabo Banyamurenge bitirira Abanyarwanda kuki bo bataba Barundi? Kuki bataba Barundi? Kuki bataba Barundi? Kuki bataba Barundi? Bakumva yuko baba Abanyarwanda. Ese ubundi niba baravutse muri icyo gihugu imyaka bamaze muri icyo gihugu, kuki bumva yuko abo bantu bagomba gucibwa? Ese ubundi bo niba ari abantu bazima batekereza izo nama zabo bakora barumva yuko abo bantu bagomba kujya hehe? Tugomba kwishyira hamwe tukishakira ubumwe n'ubwiyunge, tudategereje ko umuzungu ari butugire inama. Kuko ikintu cya mbere nturaya na buriya bavuga ngo turashaka yuko aba bantu basubira inyuma, nibakomeze kugenda nibarekura ubu butaka, nta zindi mpuwe nuko nabo bakeneye aho bazasahura. Ariko bareba uriya muntu uri kurwanirira igihugu ngo akinjiremo, bakabona afite ubwenge bwinshi, ntabwo umuzungu azapfa kuhinjira. Bakavuga bati si uyu muntu naramuka yinjiye twebwe ibyo dushaka kugeraho tuzabigeraho. Kubera iki? Ko afite ubwenge. Urumva rero uriya mu perezida wa Kongo ntabwo ashobora kureba ako kantu yaba bicaraga bakakarebaho, bakareba ko abazungu nabo bafite uburyo babonka, ari nayo mpamvu babateranya. Icyo kintu nicyo kintu kiri kunanira Afurika cyane. Urumva nagiye mbona abantu benshi babagarukaho kuri bari abazungu bacancuro basubiyeyo banitse amaboko, imirimo yabazanye bananiye bagasubirayo. Rero none se sibyo ndimo kukubwira impamvu umuzungu atavuga ngo mwiyunge, kuko nimuramuka mwiyunze ntago nawe muzamuha agaciro ko kumutumaho kugira ngo mumuhembe menshi, mumugire umuntu wa mbere. Kureba uruhu gusa ukareba umuntu ukavuga ngo afite ubushobozi bw'ikintu runaka, nyamara nta n'ubushobozi afite, kubera yuko ari umuzungu. Ni nawe wazanye ibi byose, ni nawe ugomba kubirangiza, ariko ntiyabirangiza ko nawe yaba yisibiye amayira. Uri kumva? Rero reka nkubwire Nepo, njye Imana ize no kumfasha, sinze no kuvuga nabi muri iki kiganiro, kuko buriya ntekereza ko nta kintu tutabonye. Urumva nta mikino iraho. Iyo umuntu akubwiye ati nzakwica iyo umuntu akubwiye ati ngewe nzakugendaho, ngira ngo jenoside yakorewe Abatutsi twamaze kubona yuko nta mikino ihari. Uri kumva? Ntabwo rero ngewe nzi kuri iyi saha. Urumva Abanyamurenge, Abatutsi bo muri Kongo abo bitwa Abatutsi, urumva umunsi mwamenye ubwenge bwo gufata intwaro zimwe murwanisha baje kubatera, mukongeraho amagambo akomeye cyane, muzabana neza, nimugabanye ibintu byo kwiyitirira inka. Murya ikijumba mugisomeza amata, mukomera intoki, ntago muri insina zo guhora mutemwaho igitoki cyo kwengamo umutobe. Urumva ibi bintu birakabije. Urumva ahubwo kusanga buzengerezwa, bukazengerezwa n'abanyamahanga, bukazengerezwa na bene wabo, bukazengerezwa ugasanga nabwo buricaye bumeze gutya. Inyama zanyu nizo ziryoha kurusha iz'abandi? Wowe urateze gutya? Urumva numvishe ngo yanigiye babarya ngo bakarya umuntu. Rero inyama zanyu izabo nizo ziryoha? Nizo ziryoha. Buriya reka nkubwire, ikintu kibitera nuko umuriro waka uruhande rumwe. Ikintu kibitera nuko umuriro waka uruhande rumwe. Niba umaze imyaka 20 mu ishyamba urimo winginga ngo twumvikane, urumva ukabura iyo mu mashyamba umuntu wawe bakamufata, bakamushyiraho ipine, bakamushyiraho umuhoro, bakamutema. Ntekereza yuko igihe kigeze kugira ngo urumva ntekereza ko igihe kigeze kugira ngo mu ntwaro murwanisha namwe mugira ibyo mwongeramo. Mushaka ibyo murya intoki zanyu zikomere, mube maso, kuko nta gihe umunyamahanga azakuburanira. Urumva ukareba M23 ivuga ko iri kurwanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo, abandi bakuvuga ngo naga ari icyanyu ngo mukuye kukivamo, ariko wareba ugasanga bose hafi ya bose bavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
abantu barwanye igihe kinini uyu munsi noneho bamaze gusubizwa kubera ko bamaze kuba bafata agace kamwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo bashobora kuba bafite gahunda yo kuba bafata Kongo yose. Kubera icyo uburenganzira bw'aba bantu bwari bwakomejwe guhonyangwa hariya muri Repubulika ya Demokarasi. Reka nkubwiye buriya nepo sibyo. Buriya ntabwo nzi ukuntu Kongo ngewe nayifashe. Buriya n'abantu nanjye maze kwitegereza iminsi myinshi cyane. Buriya abantu bo muri Kongo niba ari uko wenda bafite igihugu gifite ubutunzi bwinshi cyane, usanga abantu baho iyo bavutse umuntu abyara umwana kumva ko umugabane azawuhabwa n'igihugu. Buriya uzanarebe kubera yuko abagabo baho batazi gukora, ari abantu bavuka bakishingiriza ko igihugu cyabo gifite imitungo runaka, akumva ko n'umwana azabyara azakora iki, azahabwa umugabane n'igihugu. Noneho ugasanga ibitekerezo byabo ntabwo bireba kure. Urumva bafite umutungo runaka bishingikirije ariko udafite n'icyo bamariye. Noneho uzarebe buriya abagabo baho, wari wabona umukongomani usudira? Njye sindamubona. Hawe njya mbona. Nanjye sindamubona. Urumva bahora mu misatsi y'abagore. Abagore baho ahubwo nibo bagabo, nibo bavunika bakavunikira abana babo. Abagabo baho ntibazi gukora. Urumva niyo bariya abanyamurenge baba batariyo, nabo ubwabo ntibazigera bumvikana. Urumva ahubwo muri Kongo ngewe ukuntu nabibonye, ari umuntu waho ari n'umuperezida waho ajya hagira ngo akuremo umugabane we agomba gukura ku gihugu cye. Urumva buri wese arwana no kuvuga ati reka nkuremo umugabane wanjye. Ni ukuvuga ngo umugabane wabo ntago bawukura mu maboko yabo, ahubwo bawukura ku gihugu cyabo. N'umuperezida ugiyeho ntashaka kureba kure ngo avuga atari ko se igihugu cyanjye kimeze gute, ndagishyira mu wuhe murongo, ndagitwara mu wuhe murongo, ahubwo nawe ameze nk'ukora iki, nkukuramo umugabane we. Yego cyane. Nundi nawe ejo yazajya akavuga ati ndakuramo wanjye mugabane, nundi gutyo. Ni nayo mpamvu rero nta mutekano uzigera uhaba n'umunsi warimwe, kubera yuko niba nta mahoro mushaka, mukamuzi ko igihugu cyanyu gifite ubutunzi runaka, ayo mafi, amabuye y'agaciro, ibintu runaka, urumva ni kinini, muratekereza mukavuga ngo aba bantu bagiye kuza kandi biyongere ku mubare wacu, ariko si uko mukunze igihugu cyanyu, ahubwo ni inda nini yo kugira ngo nawe ubone ibyo urya, nuko muba mufite ibyo mumaranira. Ubu si iki gihugu cy'u Rwanda cyakira abantu bangana iki? Ni benshi cyane. Urumva ari n'igihugu gitoya tugasangira akabisi n'agahiye. Urumva kuko buri wese arakora, azi yuko agomba guhabwa umugabane n'amaboko ye, azi ko agomba guhabwa umugabane n'umutwe we. Ariko bariya baravuka umuntu w'umugabo akicara rwose, kubera ko uwo mugabane w'igihugu buzaza utinze cyangwa urarikiye utanahari, ugasanga umugore n'uvuze ati abana banjye bazaburara, ugasanga aratunga umugabo n'iki n'umwana, nibo bikorera imizigo. Abagabo nabo kwitukuza, none ngo bazakubita u Rwanda. Uzeka maze mbanze mbabazi cyokoze ibintu ako kantu ko kwitukuza kugakomeye cyane. Urumva ibintu hari ibintu bijya binsetsa. Abakongomani benshi njye mbona batukuza, baritukuza. Ubu wabura umuntu w'umugabo, abagore nitwe twitukuza. Ubu wabura umuntu w'umugabo ukajya kwitukuza, wenda ibyo byo tunabyihorere ko nta n'agaciro binafite. Ariko se mbarumbwira, urahera he uvuga ngo uzakubita u Rwanda? Uritabaza Burundi butazi no gukubita umupira wa ruhago. Urumva igihugu cya Kongo ubukaka n'ubushongore gifite, kuba kijya kwitabaza ingabo zo mu Burundi zitazi no gutera umupira wa ruhago, abo nibo bazaza gukubita u Rwanda. Kandi perezida w'Urundi numvishije wowe ndavuga ngo igihugu ngo Burundi n'ubwa mbere ku isi. Azi ko buri ushobora kureba ipusi ari ntoya cyane ugatekereza ko kuyifata mu ijosi byakorohera. Buriya nturakara agasimba ipusi, ushobora gutekereza ko kuyifata mu ijosi byakorohera, nyamara ikaguhitana. Ureba uko kangana kuriya. Rero ntabwo mbizi ibintu bya politike, ntabyo nzi, gusa icyo ngewe mbona cyo tugomba kumenya ubwenge. Urumva tugomba kumenya ubwenge. Urumva mu bikoresho mukoresha mu Rwanda mugomba kongeramo n'ibindi, mugacana ku maso. Urumva mukareka gutega amajosi, mugareka gutega amaboko ngo murategera reka muri bariya bazungu barimo hariya baraba bacancuro bamanitse amaboko 280, buri umwe yahembwaga amadolari 500 ku munsi. Ese utekereza ko bariya abantu bashobora gukora nk'abikorera?
cyangwa barakora nk'abakorera amafaranga. ni nabyo umuvugizi wa M23 Major Wiringoma yavugaga, abumvaga neza uko yabivugaga mu cyongereza, bari gusohoka baza mu Rwanda batambuka bajya gufata byangombwa ku mipaka binjira mu Rwanda, yababwiraga ngo mugenda ati mwebwe murwanira amafaranga, twe turwanira uburenganzira bwacu. Urumva sataba nibyo bari baje gukorera amafaranga, urumva bariya nabo kunyunyuza igihugu bakacyongerera ibibazo gifite nanone, kandi ba nyir'ubwite bagomba kubikemura ubwabo, urumva. Ntabwo rero sinumva ukuntu umuntu ashobora kwicara akavuga ngo ngiye gutuma abantu baje gukorera amafaranga nyine. Bari abazungarega ni nacyo baba bashaka, ni nacyo baba bashaka, bo baba bashaka kugira ngo bagaragara aho byakomeye, ariko nanone ntabwo baba baje gutabara, ahubwo baba baje gukora iki? Kogeza, baba baje kongeramo umunyu, urumva. Kuko bari abazungu bafite uburenganzira bwo kuba bavuga bati ibi bintu nibihagarare. Ese barengera ikiremwa muntu barengera ni iki? None ngaho niba twereka aho abo bantu bajya, nibo bagabanyije ubutaka, nibatwereka aho bajya. Hako Rwanda rwana ruhawe. Hase kuki bataba Barundi? Kuki abo bantu bataba Barundi? Siko abanyarwanda barushye. Bara bavuga ururimi kandi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, bariya niko bavuga. Bavuga ikinyarwanda. Buriya se ni ikinyarwanda. Nose Abarundi bo ntibavuga ikinyarwanda. Bavuga ikirundi ubwo. Nabara bavuga ikinyamurenge. Nabara bavuga ikinyamurenge. Nabo bavuga ikinyamurenge. Bavuga iki se? Ese wa mugani. Siko nawe usetsa. Niwe wazanye izina ikinyamurenge se? Oya. None se. Ni na quartier yitwa gutyo. Umurenge. None. Rero urumva yuko hari abantu uko byasa kose igihugu cya Kongo ni icyabo. Kandi nabo ntago bazakirega se, ntago bazakihorera. Tshisekedi rero yatangaje ko ngari kwisuganya neza ngo kugira ngo atere u Rwanda. Yewe nabanza rwane n'indaye ni n'amatamaye. Ndakubeshyera iki? Naze barabagiye kumugerana hariya atari n'igihugu, noneho igihugu bagiye kumugerana hariya ari. Barimo arisuganya neza. Afite noneho bariya bo nta nabandi bantu biyambaza. Urumva? Nta nabandi bantu biyambaza. Ahubwo buriya kira gihugu Kongo cyo kiyambaje abantu ngaha Barundi, ngaha abazungu, ngaha baki, ngaha babo. Urumva? None babinjiranye bari. Babinje erega buriya reka nkubwire. N'Imana izi kureba umuntu urengana. Ashobora kubipanga byose bikabimpfabusa. Bikabimpfabusa. Yego. Ikintu cyica aba bantu nuko babazi yuko ngo gufata imihoro, niba umuntu aguteye umujinya ukavuga ngo ngiye gufata umuhoro ntemagura aba bantu batemagure, urumva ukumva ko ari cyo gisubizo cyuko ni nka uzarebe buriya umwana ashobora kugira umujinya agahita afata injerekani akayikubita hasi ubwo akabazi ngo araguhamije, urumva. N'aba bantu rero ikintu kibica nuko bagira umujinya barangiza bagafata abo bantu b'abaturage bakabajyamo n'imihoro bagatema, urumva. Aba bantu nabo rero wagira ngo nje sinzi kabisa, ntabwo mbizi rwose ngewe, ariko Imana imfashe inyorohereze. Ariko reka nkubwire wapi ibyo bintu bigomba guhinduka. Nta muntu ufata ihene mbi ngo ayiragireho iyaye, indi inziza zose zihita zihinduka mbi. Mugomba kumenya ubwenge. Wonze mu ryavuzwe n'umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, General Muhoza Kainerugaba yavuze ko yishimiye kubona M23 yafashe babazungu babandi bakoroneje ibihugu bitandukanye byo muri Afrika, bakamatambuka bamanitse amaboko, bigaragaza ko Afrika itangiye kuba yaca ubukoroni. Yacu ubukoroni. Noneho urumva ntabwo abazungu bakeneye yuko bano bantu biyunga, kuko nabo
biyunze rega nabo bazi kureba abantu bazi ubwenge barareba bakavuga batari ko nk'uyu perezida wa Kongo urumva twe dufite uburyo twamuyoboraga dufite uburyo twamutwaraga ese ntaramuka yinjiwemo n'ubu bwoko bita abatutsi bw'abanyarwanda abo bita abanyarwanda ari n'abakongomani bo bacanye ku maso ntago bazakunda ubu buretwa noneho nako kantu yakoze ko kwereka abazungu yuko yanabicaza hasi ako kantu yakoze ko kwereka abazungu yuko abasohoye gutyo icyo nibyo badashaka barashaka yuko abazungu baza bakaza kuryongora mu gihugu nta gutabara kuba guhari nta gutabara kuba guhari ahubwo bo barazenguruka bakirirwa basahura abaturage cyangwa bagahagararira bene gihugu bagasahura bagenzi babo urumva cyangwa wowe wabona umuzungu ukagirangaje kugutabara aragutabara kandi nawe akeneye kugira ngo abe ari harira urumva ikintu cyitwa abazungu cyo kimaze gutera isesemi umva nkubwire iyo aba buri munyafurika wese yamenyaga ko aba bazungu ari kanseri mu buzima bw'abanyafurika ni ukuri ko Imana ibi bihugu byatuza iyo aba bamenyaga ko umuzungu ari kanseri y'umwirabura abanyafurika batuza kanseri gute ni kanseri y'ikugezemo irakumunga uri kumva umuzungu yabaye kanseri ku munyafurika kuva aho batangiriye ari abakoroni kugeza n'iyi saha Afurika yaranze gutuza iyo ni kanseri iri kumunga Afurika akora kona n'abasore babona n'abagabo basaza b'amajiya ngaho nawe ndeba nicyo koze najyaga mbasuzugura none narushijeho no kubasuzugura bani baye ikintu nanga n'abazungu ndabanga rwose niba mwumva n'ikinyarwanda mumenye ko mbanga uri kumva reka nkubwire buriya ngewe hari akantu kigeze kuba Uganda numva ndagakunze cyane hari umudamu yashatse umugabo yashatse umugabo w'umuzungu noneho umugabo w'umuzungu aramufata mujyana muri Amerika bagezeyo rero umukobwa umudamu aratwita bari bavuye mu Bugande basezeranye bakoze ibintu byose atwita umuzungu akajya afata ikirahure akakimutamika akamubwira ati iyo ndayiciremo hano mu kirahure nge nigeze nkubwira ko nkeneye kubyarana nawe urumva ngo yamukubitaga ijoro n'amanywa muri Amerika arangije ajya kuri ambasade aravuga ati ngewe umugabo nyicica rubozo baramubwira ati afite imitungo buretse tubagabanye undi aramubwira ati woye ndashaka gusubira mu isi y'iwacu nabirebaga ku makuru noneho umudamu yaragiye yabyarira iwabo amaze kubyara kera kabaye umwana agejeje nk'amezi 9 wa muzungu yaraje uzi ikintu yakoze yaragiye ajya kuri polisi ajya gutanga y'amafaranga yo kugira ngo bafunge umugore atwara umwana nkaho nyina afunze burangiye rwose Abagande ndabakunda cyane ntago bajya bajenjeka ku bantu b'abanyamahanga baramubwiye ubwo bahamagaye umugore barabimubwira baramubwira bati gutya na gutya umugore arabibasobanura byose abikubita hasi uko byagenze uzo muzungu kuntu yagiye yageze ku kibuga cy'indege buri Mugande wese afite kawunga umuceri byose abimutera mu mutwe haramubwira ati muzajya mudusuzugurira iwanyu nimuraza muze kudusuzugura no mu isi y'iwacu twanza gasuzugura mwe muza kudusuzugura nkandi wowe urazana ubwo bufaranga bwawe bw'amadolari nguje kubutanga ngo bamushyire muri gereza ko wamubwiye ko umwana utamushaka suje kureba wiki azapfa tongeye gutekereza ubutaka bwo mu Bugande urebye uburyo bamwirukanye nahise mvugane umva kabisa Uganda nahise mbemera bamusoye nabi cyane kumusohora nabi nakubwiye ngo bamuteye kawunga bamutera n'imiceri n'ibishyimbo byagaze agenda ishati yari umweru ibumukara kwiki bano bantu rero reka nkubwire aba bantu none se inama yabo iterana ivuga ngo iki nibasubira inyuma barekura ubutaka urumva barasubira inyuma bajya he urabona Kisekedi azongera kwisubiza Goma tugize ariko umva simbizi leta igomba kuduha uburenganzira natwe tukajya ku rugamba nk'ababyeyi ibi ntago twazabivamo kubera iki tuzajyayo da cyane tuzajyayo ntago unyumva urafata imbunda bite byawe bose wayishobora iki
South Africa perezida wa Afurika y'Epfo yafashe ajya kuri Twitter yandika ko ngo umutwe wa M23 ngo wafashe Goma abinenga nyine agaragaza ko atabyishimiye yanje avuga ngo ufatikanyije ngo n'umutwe ngo wa RDF niko yavuze afata RDF avuga ngo n'umutwe perezida wacu nabonye perezida wacu His Excellency Paul Kagame nabonye yabigarutseho ajyana icyo abivugaho avuga nawe agaragaza ko anenze uko imyitwarire y'umu perezida ndetse atabyishimiye agaragaza ko mu Rwanda rucumbikiye impunzi z'abanyekongo nyinshi cyane ndetse guhera mu myaka 20 ishize kuzamura n'uyu munsi turacyacumbikira impunzi nyinshi z'abakongomani hano mu Rwanda kandi bayeho neza bariga bakarya bakaryama bakabona n'ubuvuzi byose ibyo umuntu akenera abigarukaho nabonye abantu benshi babigarukaho bavuga ngo ati Afurika y'Epfo ndikatumenyere Afurika y'Epfo ati iki n'ibiki benshi banavuga ngo turiteguye nk'urubyiruko kuba twagarwanira igihugu nawe nuko nguko bimeze ukiza ubu bwabo kubiturundi sinigeze kumva nabo barahanganye n'abazungu igihe kinini cyane ukiza ubu bwabo kubiturundi rero na agomba kuvuga ibyo yumva ashatse nyine simbizi ntabwo nzi gusa icyo nzi cyo nuko nabo baba bafite inyungu niba ari ayo mabuye y'agaciro bakurikira muri Kongo nuko nabo bayakeneye kandi none hari igihe nyine nibyo nakubwiye ko bari abantu hari igihe bagiyeyo bagahindura amateka uko yari ameze amatwara uko yari ameze bamwe bakabihomberamo abo bacanshuro nyine bakabihomberamo nose kuki wowe wumva ko bashyigikira ko abo bantu bagomba gukomeza kuki bashyigikira ko abo bantu bagomba gukomeza urumva yego ntabwo tekereza nawe rero kuba igihugu kingana kuriya gifite ubushobozi bwo kuba cyakwakira abantu bakaba mu gihugu bakagira umutekano n'abandi bakaba mu gihugu ntabwo bafite reka nkubwire Nepo yego buriya uzareba umuntu ukunda kurakara cyane ukunda kwirakaza cyane buriya hanini n'ibimurakaza biba bituruka kuri we kuko abatazi gushyira mu gaciro ikintu cyose iyo kimugezeho yumva ko bamurenganyije yego urumva bigatuma rero igihe cyose kubera ko atazi gushyira mu gaciro atazi gutekereza atazi adafite ubwenge bwo kumenya gutandukanya ikibi n'icyiza nubwo abakuze iteka ryose abona ko abantu bamurenganyije kandi none ikindi nagusobanuriye ntabwo muri Kongo umuperezida ujyaho ajya avuga ngo ngewe mfite impinduka ngiye gushyira mu baturage mbigishe gukora mbigishe kubana neza ajyaho agiye gukuramo umugabane we yego cyane rero umuntu ugiye gukuraho umugabane we biragoye yuko azigisha ubumwe n'ubwiyunge biragoye yuko azumva yuko abo bene gihugu bagomba gukora iki yego bagomba kubana none se ubwo koko simbize bya politike sinjya mbimenya atazagira abambwira ngo ntabyo nzi pe ukuyemo akawe karenge oya ntago nagakuramo ntarajya ku rugamba urafata imbunda ujye ku rugamba ko abazungu barimo barabakubita nabi cyane babasohora abazungu bababwira ati nimwaje kurwana byanyu byabananiye oya niyo tutarwana muri Kongo tuzarwanirira igihugu cyacu twe tuzakomeza kwirirwa leta izatugirira icyizere uko yatugiriye icyizere ikadushyira mu kazi gatandukanye izatugirire n'icyizere twambike iduhe n'imbunda twese tuzananirwa kurwanirira igihugu cyacu tukirimo turi abagore n'abacecuru bagiye kujya bajya ku rugamba nta mikino irimo ubu ugomba kujya ufata imbunda nawe ukajya ku rugamba nzajya njyana n'umwana nabyaye kuko agasuzuguro ko tumaze no kugahaga ariko buriya hano hose umunyarwanda hano hose umunyarwanda hano hose mana yanjye imana ikwiriye kudukuraho n'igisuzuguriro pe nabonye n'umuvugizi umwe mu bagabo witwa umuhuzabikorwa wa M23 ndetse na AFC Colonel Nanga yavuze ko abaturiye umupaka wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo batongera guhungabanyirizwa umutekano kuko abagizi ba nabi babikoraga babirukanye ubwo bavuga ko nyine kubwo ari leta ya Kabila cyangwa se abari bayoboye Goma bahutumaga babahunganye umutekano wawuhungabanya cyane hariya ku mupaka mu kiganiro itangazamakuru yaha
ase mwagiye mureka kogeza intambara kwera konsha muri abanyamafuti bira nukogeza ntabwo nzi uruhande yari aherereyeho ariko urwo yari aherereyeho ntarwo nukogeza isasu pe ariko ngewe reka nanjye nanakubwire buriya wenda nanjye sinzi uruhande mperereyeho ariko umuntu niba amaze imyaka 20 yirirwa yinginga tujye mu mahoro tugire gutya abaturage niko birwa bacishwaho imihoro abaturage niko birwa batwikirwa mu oya niba bishwanyaguze babigira amahero tubihombe byose ngewe nabonaga n'amasasa akubita nkishyiramo ko ari abanyamurenge nkavuga ni mu bishwanyaguze mu birangize nanjye nakoge mu birangize bigiyo byakagiye byose ni ibiki kandi rero byaraturikaga nibyo nashaka kugaragarukaho iyo wegeraga hariya mu karere ka Rubavu amasasu ari kumva amasasu arimo guturikira muri Kongo bakoma bari barahunga ndetse bari bamwe barwanaga no batangiye kwirukanka ukareba kuko n'amasasu amwe yagwa mu Rwanda aho yanahitanye bamwe mu banyarwanda hari mu karere ka Rubavu icyenda nkuko tubikesha ibitangazamakuru bitandukanye bikorana mu Rwanda nk'abantu bari hanze y'igihugu wabaye mu buhungiro wamenye ko kuba mu gihugu kitari cyawe bimera kano kanya ishusho cyane cyane nk'abantu bahunze igihugu bahunze ko muri Kongo bakajya mu bindi bihugu nicyo bababwira kano kanya oya bari abakongomani kuba bahunze amasasu ariko ubundi nyirizina nta n'ibibazo bafitanye n'igihugu cyabo urumva nta bibi basize bakoze ko utsibye guhunga ayo masasu ahubwo ndekeza ko abo baturage bari guhita bajya mu ruhande rwabo babona ko bashaka amahoro ntibayite bavuga ngo baraho bari kujya kandi bari kubakira no ubundi bwo ntibari kubafata neza rero reka nkubwire Nepo iyi saha igeze igiye ukuntu ndi kubibona ikintu cyitwa umunyarwanda agasuzugura ari gusuzugurwa n'umunyamahanga n'umuntu wari we wese nta bintu bikiriho byo kujenjeka ntekereza ko jenoside ifite isomo yadusigiye ritwereka ko ibintu byose bishoboka urumva ibintu byose birashoboka niyo mpamvu mbabwira ngo bamwe na bamwe mureke kunengeka intoki mufate ibijumba mu binywesha ibyagwa n'izo nzoga namwe mukomera intoki uri kumva neza nta kidashoboka iyo umuriro watso iyo ukomeje kwinginga umuntu ukamwinginga igihe kiragera akakomeza akagusuzugura kugira ngo ukomeze ugume munsi y'amavi yiwe urumva ariko nyine bariya nabo bareke gukomeza kuza kutubwira aho ngaho ngo turashaka ubumwe n'ubwiyunge bongere babubikire babasubize inyuma niba bariyemeje kurwana nibarwane mpaka bageze ku iherezo ngewe nta n'ibyo guhura usibye ko nawe nyine atabyemera ariko ngewe nta n'ibyo guhura byaba biraho imyaka 20 we muri kwinginga kubabo muri mugomba kubabo urumva imyaka 20 ahubwo ikigomba gukurikiraho abo bantu banyu baba bari mu gihugu birirwa batotezwa mubigishe gufata imipanga n'ubuhiri nabo mujye mu Rwanda urwo rugamba ariko mwabahaye intwaro nabo bagomba gukoresha impamvu n'ukubera ko mwirwa mubembekerereza abo bantu ngo twe ntitwabikora twanyweye amata turi abana b'abantu bururu oshye ibyo bintu ngewe ndikumva ntakena bishaka reka bakomeze barwane bakomeze barwanire uburenganzira bwabo none iyo winginze umuntu akabyanga bigenza ute nose bari gukora ikintu bari kurwana n'ubundi n'ubundi bari kurwana wanga kurwana karugakomeza kwinginga umuntu ariko ikiyibona ikintu kidashoboka urakivuyanga urumva gusa abantu bamwe bikuremo ibintu byo kumva yuko baremewe kuba insina itemwaho igitoki abantu bamwe mwirinde kumva yuko mugomba kuba inyama ziryoheye abantu bagomba kubyibuha amatama ibyo bintu byo rwose mubyikure mu maraso mwambare rasoro ibyo bintu n'ukuri bigomba gucika nta mpamvu n'imwe ibaho yo kuvuga ngo umuntu afite uburenganzira bwo gufata umuhoro ngo ateme undi nta mpamvu n'imwe iriho yo kuvuga ngo umuntu arica undi noneho ukica n'umuntu ukubwira ngo wambabariye tukumvikana yego wambabariye tugashyira hamwe wambabariye tugasangirira hamwe uwo muntu akakwinginga ariko karenga ukavuga ngo ngiye ngomba kumwica
ntacyo mutabonye, ntacyo mutazi, nta n'ikidashoboka. Nta n'icyo mushigaje kwiga yewe, nta n'icyo umva. Igihe cy'ubwiyunge nikigera kijye kikora mu mwanya wacyo, nikiwe warawutaye bitewe n'uko isi iri kugenda ikwigisha. Maze rero urumva bamwe baremewe kuvuga ngo twebwe turafata abandi tubicisha imihoro, tubicisha ubuheri. Namwe muzayifate murebe ko mutabana amahoro, muzabana muziranye. Ibyo ni ibiki? Tegereza Yesu, njye ntawe ntegereje. Njye ntawe ntegereje. Utegereje ko Imana izaguhorera? Hanyuma se wa wundi uri kubikora we ntago yaremwe n'Imana? Nta n'uwo mbishishikarije, ariko ibyo ni ibitekerezo byanjye. Nimukomeze mwigira agatebo, mujye bajye babayoresha ivu. Ndabwira bari abakongomani nibakomeze bigira agatebo. Bariya abakongomani, bari abanyamurenge bita abanyarwanda, nibakomeze bigira agatebo. Twe turashaka amahoro. None imyaka ingahe uri kwinginga? Reka kari akantu bakoze niko, ahubwo nibakomeze minjire mu rusasa, bapfa basigara. Ubusa abantu babo bari mu buhungiro bazi babayeho bate? Babayeho bate? Abanyamurenge benshi bari mu Rega niyo waba ubayeho neza utari mu gihugu cyawe, burya ntacyo ubumaze. Uba uri kugasuzugura, uzi kurira ku mugayo. Uzi kurira ku mugayo w'umuntu ukubwira ngo ndagucumbikiye. Akenshi ntago wajya mu bihugu bitanu utarasangamo umunyamurenge, umukongomani wahunze. Hari za Amerika ndetse hari ababa muri za tandukanye. Umukongomani ahunga kubera yuko akeneye guhunga, cyangwa akeneye ujye utandukanya. Buriya urakabona ujya mu gihugu urumva kitari icyawe ugiye gupagasa, ariko ntukajye mu gihugu kitari icyawe ugiye gukora iki, ugiye mu buhungiro. Abo bantu babiri batandukanye. Umukongomani nta kibazo afite, nta n'umuntu uri kumuhohotera, nta n'umuntu uri kumuvuga nabi. Arasohoka mu gihugu akajya mu mahanga uko abishaka, akagaruka iwabo. Nyine nibo, ubwo nyine ni ibyiciro bibiri. Ubwo twe turavuga, twe tubita abakongomani, abandi n'abanyamurenge. Nibwo buryo nyine tubatandukanyamo. Ariko umukongomani uwo ngo utari umunyamurenge afite ubwo burenganzira. Rero abo bandi rero nabo bagomba guhabwa uburenganzira uko byasa kose. Ese utekereza ko ayo mahanga yazaza? Niyo yanaza burya azaba ari ku mubare wo kugira ngo asabure ayo mabuye y'agaciro. Bazaba bari ku mubare. Inyungu se bafite ni iyi? Inyungu babaye bayifitemo, cyangwa babaye ari abantu bafite ubumuntu, bavuga bati nyamuneka igihugu ni kinini, ngaho nimubahe igice iki n'iki. Afrika y'Epfo rero yo yakamejeje. Perezida wa Afrika y'Epfo akomeje nyine kumva ko batwemeje guhembera ibintu bitari byiza. Biri mu bantu bamukurikira, bagafata. Erega buriya nta nubwo uzi ukuntu bimeze, kubera ko bari abantu babita abanyarwanda. Ntabwo baba bari kuvuga ngo hari abanyarwanda, ngo hari abasirikare bavuye ahangaha bajya gufasha, ngo bajya muri Kongo gufasha bari abantu, kuko n'ubundi babita abanyarwanda n'ubundi uko byasa kose. Niyo wavuga uti dore ngewe ndera nta musirikare wanjye urajyayo, n'ubundi azitwa ko ariyo, kubera yuko bari kubita abanyarwanda. Uko byasa kose rero ni ugushaka igisubizo, ahubwo ntabwo ari ugushaka ubusobanuro. U Rwanda rugomba gushaka igisobanuro, si ubusobanuro. Igisubizo si ubusobanuro, kuko ubusobanuro wasobanura ni ubuhe kandi uriya munyamurenge ari kwitwa umunyarwanda? Ntabwo rero uzajya kuvuga ngo uramutse uvuze ngo mfite ubusobanuro bw'uko abo bantu abasirikare banjye batari muri Kongo. Nta muntu wabyumva kandi uwo munyamurenge ari kwitwa umunyarwanda. Uko wabigenza kose rero ntabwo ijwi ryawe ryakora iki, ntabwo ryakumvikana. Niyo waza ukavuga uti noneho abo mukeka ko ari abanyarwanda ni mubakureyo, bakurayo bariya bose. Kuko baramutse bemeye ko abanyarwanda bari kujya gufasha uriya mutwe,
bakwemera ko n'uriya mutwe ari umukongomani bakemerana bwa bwiyunge noneho bakababwira bati reka twe dushyire hamwe ku giti cyacu hanyuma abanyarwanda ntibasubireyo ariko kuko bazi yuko abo bantu bari kubita abanyarwanda ni nayo mpamvu niyo wabasasa inzobo kabera kutaba abantu rwose pe ngaho nimutwereka abo mwita abanyarwanda bavemo hanyuma bo mwemera nk'abakongomani mubafati abari bo basigara ntago icyo kintu cyabatsinda cyabatsinda niba koko turi gufasha uwo mutwe bivuga ngo bari kuwemera ko ari uwabo ni abantu babo noneho niba turobanurira batukuriremo abanyarwanda babatuzanire noneho wa mutwe bagira icyo bawugenera kugira ngo reke gukomeza guteza guteza akajagari. Afrika y'Epfo yaba yivanze muri iyi ntambara ya M23 ndetse ikibazo rero nuko izana byivangamo itaje gukemura ikibazo cyangwa no kumva ukuri izabyivangamo kubera ko nayo ije gushaka amabuye y'agaciro ishaka none wagendera ubusa wagendera ubusa byose ni inyungu byose ni inyungu uragenda uvuga ubutumwa abakongomani bari hariya bakomeje kuvuga ngo wenda reka tubareke Imana izakora ibyayo cyangwa se igihe kizagera umunsi wacu ugere uburenganzira bwacu turubone. Oya njyewe nkuyemo abanyamurenge ikintu nagenera abakongomani nyirizina nyirubwite sibyo nabo nibagira ubwenge bwo kumenya kuvuga ngo umuperezida dufite yatugejeje kuki kuko buriya umuperezida iyo afite ikintu buriya hari umugani bajya baca mu kinyarwanda ngo ijisho ry'umukuru rireba hirabura aho umutata abasha kubona. Niba perezida wabo akora iyo mihanda akabaha amavuriro akabageza kuri byinshi akabashishikariza gukora ni byiza ko ashobora no kubarebera umwanzi uwo ari we ariko se nibabanze barebe nyirizina dukuyemo abo banyamurenge ubundi uwo muperezida wabo we akora iki usibye nawe kuba ameze nk'usahura urumva none nakubwiye ngo muri Kongo umuntu abyara umwana yumva ko azahabwa umugabane n'iki ni igihugu ni nayo mpamvu amahoro kugira ngo azaboneke biragoye. Hari n'amakuru hari kuko ngo uburanga abasirikare bawe ntabwo bahembwa iki ngaho nawe teke batihe none kwihemba nukuhe nugusahura nugusahura kuvuga ati ibintu bibe dusahure tugire gute ibintu nk'ibyo nyine ariko erega abakongomani bo babateza n'akavuyo ibyo ni ibisanzwe kwerega nta n'imirimo y'amaboko burya hanini ubona banagira abagabo baho cye mushakira umugabo muzabona w'umukongomani cye mbabona mu misatsi y'abagore bayagaza sindabona umukongo nukuri pe bayagaza nukuri sindabona umukongomani usudira sindabona umukongomani mbese ukora akazi k'amaboko kandi koko wanabigenzura ni wabo ugasanga abagore nibo bacuruza ibitenge nibo bakora akazi k'ingufu nibo batunga abana umbwire rero abo bantu bazarwanirira igihugu bananiwe kurwanirira igihugu cyabo bazaza kurwanya icyacu nta cyizere mbahaye. Ubutumwa rero kuba M23 bariya bo rwose umva kugera kure siko gupfa urumva bagomba guharanira uburenganzira bwabo hamwe n'Imana kandi bizakunda natwe ntitwicaye turi ku mavi umva nabwiye Imana ngo ibyo yari kuzankorera muri uyu mwaka ibireke urumva ibyerekeze hariya hirya muri Kongo kuri bariya abantu M23 nabo bave mu buhungiro ibyo byose bireke ibyanjye bibihagaritse kuri ibyo isaba kuko erega kuba mu buhungiro birababaza birababaza ariko uza ahantu uzaba witwararitse uza ahantu uzaba umuntu aguciraho noneho burya mu Bugande ugenda bibewe n'abanyarwanda bahaba ukuntu hameze igihe haranananiye mu Bugande buriya ni igihugu kibishawe baba we abantu bakijyamo b'abanyarwanda igihe nayobewe si iwacu se si wamvuka mu Bugande ushaka kujya guhagarara gutyo ukajya kubona umuntu agucira maze ngo mve imbere wa munyarwanda we
mu Bugande. Njye reka nkubwire nahebewe n'abantu bahaba ukuntu bahaba. Umuntu yigeze kuza parika imoto imbere y'umuryango wanjye. Ndamwakuraho moto ngende ndashaka gutambuka. Ngo nicyo cyagukuye iwanyu mu Rwanda se? Nuko yanshubije. Hari igihe nafashe umufuka w'ibishingwe imodoka ije ngiye kuwujugunya. Mbese niba abantu bakubwira visa urumva? Akakubwira n'akaminura mutwe akakubwira hahandi urumva? Kandi noneho wareba nabi kaba yagucangamo n'uruki. Cye nabibewe n'abanyarwanda bahaba ukuntu bahaba. Cye ntabwo nahashobora nubwo ari iwacu. Nukuri pe. Uza ahantu umuntu akubwira akakubwira uko yishakiye. Ego ko umugabo yateruye umufuka najugunye umufuka mu modoka y'ibishingwe akawutera akawunjugunya ku mutwe ngo bise wabivanye mu Rwanda. Tekereza nawe. Sinzi umva. Cye nabibewe uburyo bahaba nukuri pe. Hari n'abantu bakubwira rwose bakakubwirira aho ngaho. Mbese ni nka nuzubwo niba bakoma. N'ubugome bw'ngubwo. Ewe nje sinzi ukuntu nukuri nje harancanze buriya. Harancanze pe. Yego. Reka dusoreze hano numva twasoreza hano kuba ntacyo twibagiwe. Sha ntacyo. Ariko tutarasoza. Uravuga iki ku wabonye gute imyitwarire ya Scovia muri iyi ntambara? Gutese nawe se yararwanye yararyo arimo kurishana amakuru neza cyane ngena namushimye cyane kabisa ni byiza cyane. Ntimwagiyeyo narindi none se ku cyo utishima? naho ngiye kwishima nta muntu wishima burashimwa n'abandi mba yewe none se mwana yanjye nabibonye nk'ibisanzwe. Nose siko kazi ke. Nose umuntu nakora akazi kuzabimushimira kandi ari byo bimutunze. None se ngiye birantunze. Ariko gukora byiza ukanamushima. Ariko siko namwe musetsa. Umuntu ntagakora icyo agomba gukora ngo ukibonemo nk'amakosa cyangwa ukibonemo nk'ishimwe. Tubyumvikaneho. Umuntu ntagakora icyo agomba gukora. Umuntu ashobora gukora icyo agomba gukora. Wowe ukakibonamo ikosa kuko cyakubangamiye. Cyangwa se yagora icyo agomba gukora wowe ukakibonamo nk'ubutwari kubera ko cyagushimishije ariko niwe gifitiye inyungu ntabwo ari ngewe. Niko yagombaga kubikora. None se ntabwo ari gushyira kuri cano ntiri kwinjiza. None se urambaza iki? Urambaza iki? Ararwana. Oya ntabwo arwana atwara mikoro agatera kamera nk'abandi bose. Ari bose babikora. Wese ntiwagiyeyo? Akusura cyangwa uri murantaramo intambara. Wagiyeyo. Ahubwo we mbaza uti niko wambonye njyayo uranshima bingana iki? Uranshima bingana iki? Uranshima bingana iki? Ibintu byose biberaho gukorwa n'abantu. Urumva? Abantu nibo bagomba kubikora. Abo banyamakuru baba bagagwe cyane cyane ko buriyerega no mu ntambara niyo yaba ari intambara y'amasasu gute umunyamakuru burya aremewe. Nta muntu wemerewe kumukoraho. Kireka ibyo bihugu nyine ibyo biba byarabaye nk'ibisari. Ariko niyo haba hari intambara imeze gute umunyamakuru atera kamera. Afata amakuru arabyemerewe. Urumva? Aca hirya bakarasana agaca hirya bakicana aca hirya kandi bamubona. Ariko kuko nyine abyemera umunyamakuru ntagira ubwoko. Urumva? Barabonaga birukara. Barirukankaga nyine gutabara amagara yabo kubera ko n'uwarasaga ntabwo yamenyaga ngo uyu ni uhagaze aha ariko yaza kuba muhagaze n'uruhande ntiyari kumuhungabanya. Nta munyamakuru ugira ubwoko. Akazi ke kamwemerera gukora iki? Kujya hariho hose. Reka dusorize hano ikiganiro cyiza twajyanaga na Jennifer ni ibitekerezo twatangaga kuri maze iminsi ibera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.